Mwaramutse bantu mudukurikira kuri ya channel yanyu Habijid Nduba TV. Uyu munsi tukaba tugarutse tugira ngo tuganire ku kintu gituma abantu duhora mu bukene. Amafaranga tukayakorera ku bwinshi, ariko twajya kuyasohora tukayasohorera mu birori by'amasabukuru, tukayasindira, tukayabyinira. Nyamara kuyakorera no kuyinjiza hano muri ibihugu byacu, cyane cyane kuri no migabane ya Afurika, kuri no mugabane wa Afurika biragoranye. Niki twakora kugira ngo tubike amafaranga tuba twavunikiye umunsi ku wundi? N'urugendo rurerure kugira ngo wumvishe umuntu ko atanguye agacupa nyuma yo gukora nta kintu azageraho. Umunezero wa mbere ni ukwihemba agacupa. Igihe ukoze umunsi ukagenda neza ukabona umdara, abantu benshi bibwira ko cyabashimisha ari ugukora mufuka bakigura agacupa bagasengera n'inshuti. Nyamara ujya kuva mu rugo iyo gahunda si wari ufite, wari ugiye gushakisha kugira ngo ubone imibereho y'umuryango. Bantu mudukurikiye kuri iyi channel, abakoze subscribe turabashimira, ariko namwe mutarakora subscribe muyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ubwenge nk'ibi. Reka tubitangire neza tubisengure. Uyu mugabo avuye kunywa agacupa, yari yakoreye amafaranga ye amuvunnye, ataha yasinze. Ageze mu nzira wenda ibisambo biramwambura kubera ko yasinze kandi yatashye amasaha yarenze. Ndacyarimo gushaka inyungu n'igihombo. Ese inyungu yungutse ni yihe? Ukoze ibirori ubitakajemo amafaranga menshi cyane y'umurengera, nyamara kongera kuyasubizaho bizagusaba umushahara w'ukwezi kose cyangwa amezi 2 cyangwa 3 se, bitewe n'igihe wayakoreye, bitewe n'umushahara ukorera. Tekereza neza, amafaranga agiye akorerwa muri ubwo buryo bugoranye, ariko kuyarya bikaza koroha, urimo guserebura unezerewe. Byazarangira bite? Ese aho ntiyaba ari isoko y'ubukene bwacu? Bamwe muri twe ni imyumvire yacu niyo, yewe nta nubwo iteze guhinduka kuko tuyibayemo igihe kinini. Ubwo bivuze ko tugiye kuzaba mu bukene igihe cyose, kuko iyo hatabayeho guhindura ibitagenda neza nta terambere rishoboka. Mu nzira y'iterambere habaho gutekereza kabiri, ibyangiza ukabishyira hasi, ibigushyira mu gihombo. Kandi naho waba ubikunda ukwiye kwigomwa. Igihe icyo gikorwa kitabayeho rero, iterambere rihora ririmo inzitizi nyinshi, kandi ubuzima buhora bugoranye. Kugira ngo ubashe kubishobora rero hari icyo bisaba. Ntitwabyita nko kwizirika umukanda, ariko none twabyita nko kwiyima gake gake, ukagenda ugabanya amafaranga wakoreshaga mu birori, ukagenda unagabanya ayo watakazaga ku nzoga ndetse n'ibindi byose bitagufitiye umumaro. Basi byaruta ayo watakazaga muri ubwo buryo ukayafashisha abakene. Aha dukomeze twiganirire turebe. Umuntu uhembwa nk'amafaranga 80,000 wenda by'u Rwanda, cyangwa se reka dufate 100,000, ukwezi kugashira amaze kunywera 50,000, kugira ngo ahahire umuryango ukoresha 100,000, biramusaba kuza kwikopesha ibindi 50,000. Icyo gihe ari buyaguze, cyangwa se arajya kuri butike afatemo ideni. Mbwira iterambere ry'uyu muntu. Njye ubabwira gutya nanjye si uko nteye imbere, ahubwo nuko neza neza nzi iki kibazo uko kimeze.
kuko nanjye nkiba mu buzima bwa buri munsi. Bimeze nk'aho mbese twashyize ibitekerezo ku meza turimo tuganira. Ese mujya mwibuka gukora like, share na comment ngo tumere nk'aho tuganiriye muri ubu buryo? Byashoboka ko wakora comment nanjye nkajya kuyireba nkahita mbona igitekerezo wari ufite ugiye warebaga ino video. Ni byiza ko wafata umwanzuro ugahindura ubuzima bwawe, kandi burya koko hari umwanzuro wafata ubuzima bwawe bugahita buhinduka ako kanya mu gihe utanatekereza ko byashoboka. Umwanzuro wa mbere naguha: uramutse ugabanyije icyo kunywa unywera mu kabari, yewe byanakunanira ukiyemeza gahunda yo kujya ufata gike ukakinywera mu rugo. Ibyo byagabanya ingano y'amafaranga menshi ari bupfa ubusa ugurira abantu bamwe na bamwe utanazi umaze gusinda. Muntu utekereza ukurikiye iyi video, iyi video nyikoze mbizi neza, mbifitiye n'ibihamya, kandi namwe cyane cyane ababa mu mijyi murabizi ko hari abantu bajya barangiza ukwezi amafaranga yarashizemo arimo kuguza, kandi waza kureba ugasanga ahembwa agatubutse. Ayo mafaranga menshi burya si ibanga, amenshi agendera mu birori, amenshi agendera mu tubari. Ese uru ni urugendo rwakwerekeza ku bukire? Birumvikana neza utiriwe unajya gushishoza, byasaba n'umwana ufite imyaka mike cyane yabasha kuvumbura icyo gisubizo akakigusubiza. Oya, hari igihe rero iterambere kugira ngo rigerweho bisaba ko umuntu ahinduka. Birasaba ko muhinduka, nanjye ndimo, kuko tudahindutse ejo hacu heza hazimira. Ubuzima bwacu bwazagenda nabi igihe cyose, tugahora tubayeho mu buzima budasobanutse ndetse budafite n'ejo hazaza. Njye ubabwira ibi ngibi nitwa Habiyaremye Jean de Dieu. Iyi channel nkoreraho yitwa Happy Jid Nduba TV. Nagira ngo bantu nshuti mukore subscribe, mudushyigikire. Ibiganiro nk'ibi byo ntibizahwema kubageraho kubw'urukundo tubafitiye. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi bahe guhinduka koko nk'uko twabibonye. Ikibazo ni icyo guhinduka, kwanga guhinduka ugahama ku kintu kimwe gusa kandi ubona ko kiri kugushyira mu kaga. Byaba byiza duhindutse. Murakoze.